yaka message maragenda sibona gake yaka message ayo ngayo mugabana narimo iyo ni message yanjye bari rwota amasimbi Mani ubona ko umugabo ari bunge mwana ko nawe ni ibibazo byinshi cyane nayakarakwiba ibibazo gasukanzanyemo n'ibiki kuko byarayivu amafra ibibazo byarayivu banzanyemo n'ibyaye abanyaburayi abanyaportugal abanyamerika abanyaziya batemu Portugal Portugal dukurikirana kare keza biveze coaches aradukurikirana abakinyi bose umupira badukurikirana bashaka mufasa badukurikirana abapazo po Dubai badukurikirana twarakenye tunyara kugayiko tumeze nk'imboga mbi zananiwe kuva mu cyungo abantu bateje ko dupfa biranga tuzamara imyaka irenga 500 turacyahari agosha turakenye Dani komera muvandimwe turakenye pe salama bro eze message ndasoma kandi bayi yaka telefone nuyishire muri vibrate telefone nuyishire muri vibrate telefone nuyishire muri vibrate ngandebe telefone ikure muri vibrate sinabikubwiye man allo sinabikubwiye yes narabibabwiye narabivuze ibingi ego ye amafaranga ari urayibuka 10 bari kumamagara bakwagushyiriyeho abantu muri kumamagara mutari gutereka umwashizeho bro bushyira muri telefone yes chance Lupemba ndenge nini umeze gute wa mugabo umenye ko wavuye mu giseka ruriye tunagende majoro wabasinze ariko tazo kunyobora uko ibintu ndabona ushobora kuza kunyoboza ngo n'icyuma fresh washyize telefone muri nuza tugatumva balance za message tuba tuzumva reba n'indi iraje reba indi message iraje nije yari yose yabigisha 10 ariko iraje allo yaka uva ko wigenjesha nta kibazo turi kuri live shiraho kabisa shiraho nta kibazo turi kuri live ni kumena kamaranga shiraho shira mani munuza vana muri nuza denianda raje ariko kufite hamwe mani yeri utakana mwimbi bana mudutemo kana je uche mesanze magana nayo ni meshi nindiyohereje imana igwamara umugisha woje magana asante sana none zeje nko njyewe nabyitse kwamagara biranga nakamitu y'ijana ndayibura ndikopesha biranga umuntu gwa magana y'umushimira kama nanga humeka ndawumekeje igije ko nta muga sigaranye humeka kabisa aje turakenye mana yanjye we abakire bose mu Rwanda twabanye nabo bakiste abande bose mwatwibutse namba Mbappe ngiyo turayivu kweri mwatwibutse wa Mungu inosani uyu mugabo yamenye televiziyo nanjye ibitekerezo byaje byaragize mwadufashije koko muhamya allo yes tawo man turi muri live tawo abantu muri kwamagara mutari gutaho nimero ngiyo ka twayisevinze brother mwadutaye mu bro mani twarababaye hari izivamo twarababaye kandi turababazwa urayibuka je indirimbo ja petit toza gusekana ngai ngazana tero biteyo malembe toza gusekana ngai ano turi gusabarika kugu nangize kugiye kumva ngam ikiganiro turimo turi gusaba mimi niko na probleme mani niko mtu nataka kunisikia vibaya lakini petit il a quelque chose pourquoi pas ce qu'il a jamais tout le monde est cadavéré. Mumeze They want to mistake it was problem. When the question mark, what do you want? You will say, nimero niyo rwose mudutemo mudushireho mu twarababaye murabibona twarashavuye rwose turaho rwose mumeze mute brother bakubita gakongorera pasi ya boye na monate balobi na lekisa mwana nangana bota ungana koma moto ya mbongo sheri yo kabolingo kelala tuzo kusema
wa mwana wa mu Faransa sha mushireho batambungu bapisa bisombungu sha ko mudashiraho nabo mwarakenyesha alo mwabaye nkatwe ashizanga ngo saura kuze ashizanga yewe twaguye tuje tuyareba nta kibazo aranutse ejo wa muhanzi ko tuzaje mu gitaramo cyawe cya debeni inawe tukaba tuhari wadwaye n'agahini kamwe we mugiye gucika rwose bavani mutwara kakaye twarababaye nta mutwaye muke nta mutwagire nabi ariko dufite inzara n'inyota turashonje wadwaye agahini kamwe rwose wa muhanzi we ko tuzaba turi kumwe nawe rwose ejo bundi ariko mu bintu twemera umuhanzi ukomeye cyane mu gihugu mwita debeni tuzaba duhari kunywa sikore unywaye niki oya nanjye nakwisumbukuruza ariko tuzaba duhari alo bashizanga yewe alo aja muri ko twese koroka live tuyiveho turakaye tuyiveho yaka tubive mu bino bintu bibi bana mudutemo kabisa afite ibitekerezo ngo fresh kabisa ashizanga bajye bayavuga mumeze mute brother shaka ariko shaka turasuzuguwe dusigaye dusabiriza koko nawapenda sana ariko shaka udasibice kuri umuhanzi ukomeye tutakuvuze hano kuri live kwari uzaguhagarara ibirori wako kuri Robin ariko tubobeze imihogo mumeze mbi mudutemo uyu mugabo yagize ubwanjye buke yamenye televiziyo ariko njyewe uyimaye sinayimena nyeneye kureba ihinde nyemeye kureba iki byose ariko nayo ngo dusabere yamuzuzuga yazanye utugambo twije twe turabagabo barakare nanyu usuzuga iki televiziyo nakimene nagitwika jewe akugira ngo mumene namena televiziyo nawe ushaka kujya mageragere kumena umugore wirinze nge nagiye mageragere marameze 3 nge nagiye mageragere marameze 3 nawe ushaka kujya mageragere 6 sawa warafunze twafunze umva ngo ntabwo nafunzwe papi twafunze ngo ntabwo nafunzwe ra amezi 6 wari wagiye nge ntabwo nafunzwe amezi 6 wari wagiye gutembera ayo gutembera wafunzwe igihe kigari gutembera mwana mwaduhaye mana kandi ko kunywa kaba kamazi banyarwanda kaza batuye muri Amerika na Trading TV Pazo Portugal mu Faransa ba Jacques turakenye dupfuye amagara nge na yaka turasekeje nimutugire neza ubugabo butiswe wari ububwa turakenye ubugabo butiswe bubyara ububwa mudufashe allo izanga ngo mwihorere numwe ta yako wariye men ayagana ngo yayarike singa gahunda kuanga babagabo nabi mitwe nabo turaye imitwe natunze toni y'amafaranga ni miliyari nagize birende shanje tumfite abana 12 natunze amafaranga ntago ari pranka tubaha twa turakenye mudufashe none twariye twebwe urakoze cyane ashizanga ngo eza ko tuza kuyareba turaza kuyareba nubundi wewe nuyavuga turaza kuyareba nibingaye ni wiruza ubusa kuko inengaye ashizanga ngura shawe wara dusuzugwa shize ijana ariko nta kibazo nta mafaranga twanga kuva mu gisenge imana nakuriye kucekijana nta mafaranga turi bange twebwe shize amaceya wayahinze nta mafaranga turi bange umuntu atanga uko yifite bavandimwe ufite igiceri cy'ifaranga ufite icyabiri ufite icyatanu ufite icy'ijana mudushireho turakenye turagira ngo ndebe ko nabona ibyo kurya mu rugo nayo akabone ko yabona akateleviziyo ka kabiri yamennye kuko n'umugore wari umurakaje ntabwo ari umwana we kumena televiziyo y'200 ariko bamubwiye amagambo atashobora kwihanganirwa umuntu amwe ngo ni umusivili kandi yavuye mu gisirikare cyangwa afite inyenyeri ebyiri iyo tona bayishyizeho ngo bikore kabisa yashizanga ngoja ese wimutinze cyane muwe ko tukubona abantu batuganira nanga yo ngo turi guhamagara gusa yabyihore bavandimwe rero dufite ibibazo byinshi cyane ariko turabasusutsa natwe murabizi bana mudebonane mudumwaka mushya bro bamanje bakadona noise mwaka mupya nge nowe ntabwo nayibonye
kuvuga nk'uyishyuza ese Noheli ku mugani w'agasuku uri kuvuga kuvuga nk'uwishyuza niyishyuza agasuka avuye mu ngoriya muri Amerika papa we avuye muri Nusari ese papi kuko mu budashyira mu bwahana ese gasuko mudashyiraho namwe Patrick yashyizeho mwe kuki mudashyira gusa aya mbere so ufite uriyasanga Marina sevinza aho ngaho kabisa niyo yanditseho papi shyiraho nawe niyo yanjye inamera uko ubona papi ndi kuyibona ishyiraho nawe rero namaze gushyira washyize ahangahe izo nizo za dore iki ngiki gishyizeho nimero ratiyongeye yanditseho wa Mungu Innocent ahise sevinga nimero ngo niyo yaka abo ni abatubuzi yanjye muri kumwe na Yakamwana muri kumwe na Kabananga Isaac abo ni abatubuzi nomero yacu twayishyize kuri cano mwayibu muri kubibona yanditseho wa Mungu Innocent niyo ngiyo abo bandi ni abatubuzi abo ni abatubuzi n'abatekamitwe abo ngabo cyangwa tugire neza man ni ukuvuga ngo uwitwa Kabananga maginga aya ngaya hamwe na Yakamwana murimo murasaba icyo bita Noheli na Bunani turi gusaba Noheli se twareba ni Noheli tubanza gusaba oya mwabanyamakuru mwe hano abanyamakuru baducishinga 20 turi kumwe na Gasuku tukubona abanyamakuru bakomeye cyane ariko tuvugana turabanza dusabe Noheli mwizaremo na Bunani tuzayisaba mu nyuma mwiducangaranya kuvuga ngo mwijya agashinga ko gusabiriza online nta kibazo mwiducangaranya twa turasaba Noheli ariko gusaba ntabwo ari gusaba si umuco mudufashe ubu tujye kwiba nagashinga ko kwisabiriza gake none se utuvana papi ngiye kwiba imyaka 50 ngiye kuba sikoroka nyawe murangira nuzi ko ari yara hafi wakoresheje mega zangaye kugira ngo uze kwisabira gake nje nta mafaranga ni mega zanyu mwakoresheje nyine ubufasha ubwo none tubona amafaranga turabashyiramo za mega nimero ni rwose wa Mungu Innocent nino bashyiriye obateretse live ndabona umunyamakuru ukomeye cyane Papi Valence ndabona Gasuku umwami w'abagore ndabona Patrick mu YouTube ndabona abahanzi bakomeye ezeje kwisi kamera ni nyinshi azi kamera zagutera ubwoba mane uzi ko warwara muraramo wangu sawa kwetse ko tumenyere kujya amashusho medi izi kamera zigezwe makunye baziguteye wahita urwana n'umutima ese mane nta n'ikintu mwakora iyo umuntu ari gusaba nategeka uri gusaba umeze nawe uri gutegeka umuntu arasaba agategeka mane naramazi badwase n'ubufasha wagira ngo bakurimo ideni uri kwishyuza yakamufite abantu bangahe baba kuri iki dufite abantu hejuru abantu bangahera bageze kuri 281 abantu 281 buri wese niyo afata agakira inoti ya 500 n'abagabo mwabaremera abantu 200 rwose mubu nkanjye banyirukanye mu nzu bamaye piriave nje bamaye piriave nabaga mu nzu 35 bahita bamapiriave Dumbari muri comment marandika menya nawe njewe bamaye piriave yakayamenye televiziyo nawe sinzi byawe nadusabe nzajya kubunga mu nyuma ariko njewe bamaye piriave nje ngomba kuva no mu nzu nzaza ncumbika kwa Gasuku kwa Valence Papi na handi njewe nawe n'ibibazo byanye nawe bizuru Taifa mubwira kukirire Taifa uri kuri live kandi jode amashiriyo aya mane amafaranga ari mu kwa 10 man nese ko ashize amezi 2 man nese ninze yakodesha genda kodesha man uzuka abagore n'abarekeye mu itungo wabo njema mu nzu y'35 hari kimisagara mu kwishingi mfite umukozi uza kubonekera yitwa Shitani mfite umukozi witwa Shitani mwakinaga filime oya umukozi yize Shitani unekera baramubonye Shitani nusiga none nawe umukene ugira umukozi ngira umukozi nagwaye umukozi iki banyaburayi murano ko rwagwaye ukoko kwawe paradizo niyo nimero yanjye niyo yanditseho wa Mungu Innocent ngira ngo muri kwibona ariko hari ikintu nibaje kiranyobera Kamananga ashaka umukozi wo gukora neze nabona inyanda rega yizemo kudakora inyanda yizemo kudakora ibicereje kubikora online yanze umurimo w'amaboko ariko se Papi Valence uri umunyamakuru twemera izamura ijwi bakumva ngewe nafashije ba Tom Prince bari mu Bubiligi manager w'abakinnyi w'ibihe byose ni inshuti ya Gasuku uri kubishyuza nafashije aho bita ba Karekezo Vieze coaches
ni coach muri Norvege afite umugore w'umuzungu nafashije abafaransa none abantu detail bagira barumva detail bagira ngafite umugore w'umuzungu none se Gakiza Vena afite umugore w'umuzungu yego agonya mbese yewe wa undi bita Nyarudindi mfite musaza mfite muramu wanjye yitwa Jacques aba muri Tozon mfite mushiki wanjye aba muri yako mushiki wanjye wese namuvuga cyane we igikorwa yakoze kakazu kakageto yakishiyemo nk'amezi nk'atatu we nta kibazo ndamushimira yagwaye 90 ayiri gushaka ubunangaye ayo ndi gushaka urumva amashuka wabonye no message ngo wige discipline bamukinga amashuka barayibye nabeshe amashuka barayiba usaba nabi no muri biriya biranditse musaba nabi no mpamvu mudahabwa mbase niba tugusabye nabi ubwo bufasha bujyane n'ahandi usaba nabi sebiye n'abamu mudahabwa none se kunanitse imyenda bakayiba bajya ngo bigende bite nanitse amashuka imvura iragwa nibereye mu kabari nsanga bayibye ariko kabari ukajyamo ufite ibitekerezo nasaba nagura ugiye gusaba gusa ibazo umukene ufite ibitekerezo ura ariko Jafare ko waje mu gihe usanga ndi umusitari niyo wayibaza boss wacu Papa Kelly ko tumwubaha na Mary wacu Jeanne ko twubaha ubwo ko ngiye nigeze nsabiriza ntabwo natunze amafaranga nyine warayatunze ariko uyu munsi urimo gushaka igiceri cy'ijana kuri live ya TikTok none se mbigenze nere nicwa n'inzara mfite abantu none we akanagushinja gusabana ukubanganya musabana uruhato wanjegero navuye muri Kongo ku buryo nasabana sinzaramba sansana wabibonye umwana marakira urangwa muravuga amagambo nituzize yakadeta mu 11 z'amagana gahe aya rose nituyaze 11 magana gahe yaka ubu ngiye guhita nkubera amanade gukira imodoka mu cyuho shimira n'uwo yaka ese washyize telefone muri nuzi yivanye muri orisi wakwitura abaja wariye benshi kurya umwana wo muri dobani muhimba n'ibikunda niko ngiye kuko ni umunyamuhimba nakurya kamera none se washyize nuza tukareba message zidundadunda naguha amafaranga nk'uko bayaduhaye tugabane ni ubufasha nk'abavandimwe ni sapoti ariko ntabwo yanjye disi twarababaranye yakobo wanjye ntabwo ibibazo mfite ukanyuraje urebe icyitwa kazungu na rara ntabwo bishoboka cya gipangu mu gifunga kirega kwari ndiparitse hanze ariko yari igeze azamuka barasuka kamananga ngo wige discipline hako nindi umuntu ari kuvuga ati wige discipline yaka my friend my name Captain Isaac yaka twaramwaye kuko yasabaga neza uri gusabana indiscipline nta kibazo ndasabana wenda ubwemezi bw'ubukire sinamenya ko nakenye meze nk'inka yariwe ikirungo kigasigara ku ruhu banyita Captain ariko nazamu peti y'abasinzi ubundi majoro banyita Major Isaac Manishimwe alias Captain w'umusinzi w'abareyo ariko gose ngewe ndacyafitemo akantu k'ubukire bwa kera kandi sinzi ko nakenye nanjye kuba nakenye mbimenye vare ko rwose uko bimbwiye ngo narakenye sinajye ngira ubwiyemeza niba uri umukire turi gukurikira oya ndakenye mbe boss wakwemeye reka ngende gake saba kutwese saba ngende gake Nyamabondo se TV ko atavuga atazamura numero niyo ngiyo brother Nyamabondo TV ko utazamura sha niyo ngiyo ipini nzaho ngaho numero wayibu Taifa ko utazamuka yanditse uwa Mungu Inus Bruce Melody ko utazamuka numero niyo brother abantu muri Rwota Masimbi abantu muri USA rwose akusha debeno yaka indi message raje kutamushimira so muvandimwe mushimire sana muvandimwe Avuze urimo kumenya ko message oya mbiri wita mbibona yewe yakareka ndamungara harimo aganira kamara ngore hari bari buga ibigwi byo kwigeze kumukira kararwana na sida allo guys allo yes the beni rero tuzaza mu gitaramo cya ku itariki ya mbere tuzaba turi kumwe n'abanyamakuru turemere nta myenda dufite nk'ubu Barcelona bwarashaje bwacitsemo 2-3 ubu nabuguze ngifite amafaranga ubu nakina ngo ni nakwirukana ngo nta kintu bamba ninde swinguye mumereze bwa aye ndi kwitwara nabi se sha aba bari kwamagana bane yibase none nakamananga w'umukene abakita abantu ngo sha Eli Dadi oyashyizeho bine sha Eli Dadi sha iyo tuzamuha inka yishimwe sha ariko se abanyamakuru barejise
abaperezida ba Kenisi abaperezida ba Desayi ba Kingijemusi abanzi ba Sende twafashe muri Guma mwadufashije ko tugeze ahantu hakomeye cyane turasabye twemeye guca bugufi turi abantu b'ifura yego abantu babagabo man nanjye nciye bugufi sinojya kuvugira se ninde udasa sinojya kuvugiramo ko mutanze kuko ndabona ibintu bikase ngo kutamusoma umuvandimwe mbega umuvandimwe washyizeho kutamusoma wende zungu Ebana turabemera bro. Abantu mwese mwagiye mutaho rwose turabemera tunawapenda sana na tunawashukuru nyinyi wote. Wewe kutajya gusuka ntago ari ubusa baduhaye amafaranga yabo. Ndabesha Patrick ntago ari ubusa. Ari kuza Tunawashukuru mwemwe wote kabisa. Turakura bavandimwe rero dufite uruganda rw'amagambo nituyagura nitunayikopesha turagumya tubaganize n'umushaka mu amasaha 3 mudufashe tumeze nk'imbwa zireba ibabo hashya twarakenye twapfuye amagara tuciye bugufiya mudufashe rwose.